byo wowe uzi cyangwa se ukuri ni ukuhe? urenze ukunzi ko Mutesi yakowe. Mutesi yarakowe n'umuryango wari ubizi ko ibyo bintu ari ukuri? Twese turabizi. Ubwo rero bamwe bavuga ko ndetse ngo batari yarinze yitaba Imana batari banahura. Ntibari bwahura ariko bari kuzahura. Ngizyo ndabyo nzi. Mutesi naramubonye, twarabonanye, yaraje mu Burundi turabonana, ariko iby'umwana ntabyo nzi. Ndazi ko Mutesi atabyaranye na musazaki. Yego, ngira ngo ayo n'amatiku y'abantu gusa bashaka kuvuga nabi. Uyu mwana se mwamubonye atwite? Urumva nyine ni bya bindi baba bavuga ku mbuga nkoranyambaga, tuba dushaka kumenya amakuru y'ukuri cyangwa se nimba kuko ibyo bavuze n'icyo umuryango bivugaho. Mutesi yatwita abantu ntibabimenye, abaye umunyeshuri yatwarinda ku ishuri. Ngeze aha simuhereze. Yarabyutse yifata, sinzi aho uwo mwana yamukuye pe. Yifata kugira ngo usobanure ko uwo mwana koko atari uwa Rusagara byari kukugora. Yahetse umwana aririmba indirimbo ya Rusagara, arongera ahindura umwambaro, arongera aravuga ngo mpaye icyo nasabye. Byajemo byo gutabaza. Ntago ngende bubyite nko gushaka kubona amafaranga kwa Mutesi, kuko Mutesi ararwaye. Cyo ni cyambere. Kuba yaratabaje uwamujyanaga kwa muganga yari yitabye Imana. Niyo twakiraho ngo amafaranga yashakiraga iki, wenda umuntu yaguye muri Amerika wamwishuriraga inzu yari yamaje kwitaba Imana, uwishuraga amashuri y'abana yaramaje kwitaba Imana, uwamuhahiraga reka nkoresha iryo jambo wamukoraga stock yaramaje kwitaba Imana. Ibindi rero byase aho ngaho ni ikibazo cyahise kibera ko yaravuze ngo umugabo wanjye yapfuye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nabonaga n'umugabo acika ibisebe, yishimira cyane mu gitsina, umurambo. Umudamu maze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze, biba ngombwa ko ngira nte kuntangira kugana abaganga. Abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere, ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Ni kwa muganga Rutikanga, bakorera Remera Giporoso, bamaze kubikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye. Ubuhamya bwo ni bwinshi. Nigize kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore. Bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo, harimo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro, utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi. Uzi icyiza cyabo, aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 80 11. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu bakurikira urugendo online TV, abo turi kumwe muri rwa rugendo umunsi ku munsi. Imana ikomeze kubarinda cyane mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ndabasuhuje cyane abo tuba turi kumwe muri rwa rugendo rwa buri munsi. Ikindi kandi umuntu turi kumwe mu rugendo ndagira ngo urangire mwarimu Clement, umuntu ukeneye provisoire mu minsi ine gusa ubu yifite kandi ukamwishyura wamaze kuyibona, perime ni iminsi 30. Ibyo byose mwarimu Clement aragufasha, akorera Nyamirambo. Umuhamagare kuri 0782 48 3722. Abantu baba bari kumbaza ngo se ibyo bintu birashoboka cyane. We muhamagare ubundi agufashe kandi umwishyura ari uko ibintu byamaze kugenda neza cyane. Ngira ngo hari haciye igihe ndahura na mutumishi cyangwa se Pastor Juste. Yes ashimwe. Ahimbazwe cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Urugendo rurakomeje. Ngira ngo uyu munsi duhuye n'ubundi uri kujya mu ivugabutumwa. Juste ngira ngo numwe mu bakozi b'Imana bafite impano nyinshi, aranaririmba n'umuhanzi. Genda umuhanzi kandi ndagerageza. Oya ntabwo gerageza ubikora. Ko numva nta cyizere bifite Juste. Nyine nuko rega buriya nuko ushobora kuvuga ngo ufite icyizere. Ibintu byo mu Mana buriya bitandukanye n'ibindi bintu.
ushaka kugenda ubizi neza ko biri bukunde wagera kuri stage bikanga neza niyo mpamvu umuntu agenda afite umutima nyine ntago navuga ngo ndabizi ko mu Mana ntawe bimenya ntihazagira ukubeshya uyu munsi ushaka kubwiriza abantu bagafashwa ariko ejo wakandiraho wapi nibigene neza ibintu biba bisaba ko umuntu aba agomba kubanza gusaba Imana ikajyana nawe cyane none aboneraho umwanya wo kukubwira ngo pole kuko pole mguhaye ngira ngo hari igihe najyaga dukora ibiganiro rimwe na rimwe hari ukuntu dukora ibiganiro hano kuri social media ugasanga bitumye abantu bari inshuti bamera nk'abatabaye neza cyangwa se bikanatuma abantu baba inshuti hari ibiganiro bituma abantu baba inshuti ushaka gukoraho umuntu ikiganiro bigatuma gushaka mugahura mukaba inshuti akavuga ati twese turi mu murimo w'Imana ngira ngo umuntu bita Pst Mutesi na Juste navuga ko muri inshuti ubundi buryo oya turi inshuti cyane rega buriya ntihazagira ukubeshya umuntu uba utunze nimero ye muri inshuti umuntu ushobora kwandikira ukavuga uti waramutse akavuga uti meze neza uwo muntu muri inshuti ikindi nkatwe dukora ibiganiro umuntu ushobora gukora ikiganiro akavuga ati nyamara warengereye ntago wamvuze neza aho ngaho nanone abashatse kuzanamwe ibindi bintu ariko by'ukuri nyine uri mu kiganiro ntekereza ko Mutesi ahari abizi neza ko mvugisha ukuri icyo ni icyambere ikindi abizi neza ko yakoze ikosa nta muhereza umukebura nta n'umuntu njya mpereza yakoze ikosa kuko nanjye yo narikoze nta umpereza bivuga ngo rero niko YouTube yubatse uretse wenda gushaka kubihindura ibintu bikaze cyane ariko niko YouTube mbona yubakitse igihe nyimariyeho ubu nimba nyiriho n'inkora ikosa rizaba inkuru nyine niyo mpamvu riba inkuru nuko nanjye nyihoraho rero umuntu wese ikintu kibaho akakitiranya n'ikindi kuba navuga Mutesi ntibivuze ko tudakundana nkumaze igihe ntajya imbizi na Korode urumva Pastor Korode ari gusenya Mutesi mu byago naye nkavuga Pastor Korode ntago icyo ari cyo gihe cyo gusenya Mutesi kabone niyo yaba afite iki amakosa urumva ahubwo n'igihe cyo kumwegera kuko yapfushije buriya ari ibintu ushaka gukinamo n'ibyo utakinamo yego niyo mpamvu nanjye buriya ntangiye ikiganiro ngo hapore kuko nimba Mutesi ari inshuti yawe ikaba yarabuze umukunzi ni ibintu bibabaza ubwo ni ukuvuga ngo nawe wifatanyije nawe ndetse n'abandi bantu b'inshuti za Mutesi ugize uti uranakoze cyane ngira ngo n'ubundi ntago turi buze kuganira ku bintu dusimbutse n'ibyo uvuze ku bijyanye n'uburyo atari na Claude ababwo turi kuvuga abo basangiye gukora umurimo w'Imana bamwe na bamwe muri ibi bihe by'ibyago batamumereye neza bari kuza bashaka nko hari nkuko bajya bavuga ngo umuntu ni nko kumukora mu gisebe yego wenda muri ibi bihe Pastor Mutesi katumubwira komere turamukomeje by'umwihariko nk'urugendo online yego turamukomeje ikindi adagomba kwitaho yibuke ko ari umustar agomba kuvugwa yaba ari mu bibi yaba ari no mu byiza ntekereza ko nimba yaramaje gukomereka bigeze ku 100 agomba we kwitekereza akabimanura bikagera nko kuri 80 kuko ni umustar kandi n'izina rigomba kuvugwa nyine ntago turi bubiceceke cyane ko ntekereza ko abizi nawe ko statize zikurikiranwa cyane nimba postinze ikintu agomba kumenya ko tuza kukivugaho impamvu ushyize ikintu kuri stati kandi ubizi neza kuzwe ni ukugira ngo baze kubona amakuru mu buryo bugeze ute bworoheje rero ubwo uba wemeye ko bijya hanze bikaza gutangazwa kandi kiri si n'ubwa mbere avuzwe rega ntago ari ubwa mbere avuzwe hari aho nanjye namuvuze nabi mu bihe byashize ariko uyu munsi wa none ntago ari igihe cyo kuvuga Mutesi nabi cyane ko nge twariyunze dusabana n'imbabazi dusanga byose nk'abantu duhuriye mu murimo buriya samusi tukabeshya abantu nge ubu ngubu hano ngiye kuhavugira ibintu bikomeye ariko mu kanya ndiwe mpimbaza Imana Juste wa social media atandukanye no mu rusengero utegute umuntu ndebera muri social media nk'ikindi kintu social media nge nayikoze nk'akazi nta yindi diplome ngira uretse kwicara sama kambaza n'undi naje kuri social media ntagira n'inkweto none uyu munsi wa none ndambara nkashyiramo na karuvati ntuze kumbwira ngo wunguka ute ngo ubikura mute ntago ibyo bikureba ahubwo nge nabifashe nk'iki nk'akazi ngezeho nkuramo ikibanza bundi kubaka inzu yanjye none ni gute wambwira ngo nimve kuri social media ahubwo Imana impa ubwenge bwo kuhaba neza
no kugerageza kubana n'abandi bose amahoro. Ariko nkaho ubundi nturi bumbwire ngo ibintu mbyishyuramo inzu, ndi kubaka n'inzu, nturi bumbwire ngo ahantu naraje mpabona umuryango mpabona inshuti. Urumva nta muntu urwanya igihugu wari wamfasha, umuntu baramfasha yanagera no mu Rwanda akambwira uti reka nze ngusure tuganire, akansura. Ni gute wambwira ngo social media nyiveho? Ahubwo twese dusabe ubwenge bwo kuyibaho mu buryo bwiza no kuyikoresha neza. Rero icyo navuga ku bantu batera amabuye Mutesi, ntago ndi buvuge ko bamutera amabuye, nawe arabizi ko bigomba kuvugwa ibi bintu, agomba no gukomera. Kuko ubwabyo wenda ahantu ushobora guhita ugirira ikibazo ni ukuki cyagiye naje mvuga nti kuki Mutesi uwo mugabo wa gatatu hitiri hehe wabizanaga kuri social media kumara iki? Korode akamanuka karahira kavuga uti ni ukuri Mutesi ni umugore wa Rusagara, ndabirahiriye Bashiki ni muceceke, bande bose ni muceceke, njyewe ndabyizeye neza Rusagara azabana n'iki na Mutesi. Nsenga Imana muri icyo gihe nari ndimo meze nkaho noneho urabizi naje kuri social media nazi kuvuga sa sibyo, naje ntazi kuvuga ibintu byose areranjoma ariko mfite isezerano. Rero Imana inyereka ko uru rugo rutazabaho, ndaza ndabivuga. Ikosa nakoze ni iryo kubivugira kuri social media, kuko urumva kuza kuri social media kuyimenyera kugira gute nari bubuhenyira. Urumva bihita bisa nkaho bibaye nko kutifuza bwabukwe, cyane ko icyo gihe Imana intuma ntago nanzi ko byaca mu rupfu, kuko nge ndi umuhanuzi, ndi umukozi w'Imana, ubishaka azaza bazaho ntuye. Nge ntago mba nshaka kuba umuhanuzi umwe hirya no hino, ngomba kubanza nkubaka icyo cyizere muri quartier ntuyemo. Imana nibanze intume ku muturanyi, intume ku mucuruzi duturanye, asengerwe agire neza, agubwe neza, inyatsi ziruke n'ibiki. Yego. Rero Korode araza bitewe nuko yarabanye na Mutesi niki, ntazi inyungu wenda yabikuragamo. Ejo bundi Mutesi agira ibyago, Mutesi bamukwa, ibyo bintu ninjye wabizanye ku hano, baramukwa, ndavuga ntiyakowe, mvuga n'amafaranga yaba yakowe. Asabwa narabivuze, kuki batavuze icyo gihe? Sibyo bavuga uti wowe ntukwiriye gushaka, ntukwiriye kugira ute nk'ibyo bari kuvuga uyu munsi wa none. Ibyo birarangira. Uyu Mutesi sinzi bifu yaje kubaho we na Korode, bigera haboroka Korode wiyitaga musaza we. Yego, amuborotse none ahubwo nje navuye gusaba imbabazi Mutesi, mpava boroka Korode. Baretse unyibuka aho hantu ngo yanaguhaye umuceri, uriya muceri nawo wateje ibibazo. Uriya muceri rero nuko nyine abana icyo kidahoraho ushira. Urumva? Ariko uriya muceri mbo, yego, nje yawunyohereje kuri telefone, yampaye amafaranga Pst Mutesi kuri telefone, arambwira gura umuceri. Byukuri biteye na bifu zaziri icyo gihe nta nubwo naguze ngewe umuceri, ahubwo ya mafaranga narayafashe nyaha abantu, nyafashamo abantu, ndagenda ngura umuceri, mfashamo abantu biri seriye, kuko hari umuntu wari wankureye stock, kandi ko yari yankureye stock byano mu minsi mikuru, ntago nari kuvuga ngo ngiye guhita mfata n'uwo muceri ngira, ahubwo nawufashije abantu, ko hari harimo bifu. Ariko kufashisha abantu ntago byari urukundo ku muteri rwo kuvuza gufasha abantu, ahubwo ko ari kugira ngo nereke Pst Mutesi ko ngiye yamfashije ntakeneye iki ubufasha bwiwe, kuko ni ibintu Korode yari yateguye. Yagiye mu kiganiro aravuga uti bahamagara Mutesi, arabita baravuga uterega Juste kuvuga ibyo, yanavuze ko yaseze ibiro bibiri by'umuceri mu rugo, urumva ko akeneye umuceri, ahubwo muhe umuceri. Mutesi aravuga uti mumpe nimero ya Vitali nyanyuzeho, noneho ntibayimuha. Noneho nanjye numvishe ko banyemereye umuceri, nza mvuga nti umuceri wanjye uri hehe, mumpe umuceri wanjye. Pst Mutesi noneho nawe yohereza iki wa muceri, kuko nari nabacanye inkuru, umuntu niyemerera ikintu kuri ntuzajya gisohoza. Nk'ubu ntuza buryohe yakoze ikiganiro aravuga ngo anyemereye Senkani ngo ibintu ngo mbivugishwa n'inzara. Senkani yamanika ku Gasaro, aho utaye amafaranga naye ku Gasaro, momo yanjye arayiyobewe, yo yaka telefone yanjye akohereza iyo momo. Nje rero nzaruka izo Senkani yanyemereye mu ruhame, ari uko agize ute azimpaye, kuko abantu bazajya bagira ngo nizo Senkani wagize ute buryohe warazimpaye. Ntago nzaruka rwose, bizarangira uyampaye. Buri kintu wemereye mu ruhame wanacyishyuza. Ariko buryohe kari inshuti yanjye. Urumva yari yanyemereye, kube kwanzi kari umuntu w'umugabo nimba koko buryohe reka twumve
ukuntu ibyo bintu kuko nimba abyemera. nubwo habamo ibibazo twabyunga ariko senkani zo yanyemereye agomba kuzi nuko reka twikomereze nta kibazo turaza no kuvuga ngo Pastor Claude uyu munsi wa none niwe wafashe iya mbere amaje gufata iya mbere aba atangiye acyumva Mutesi yapfushije umugabo. Mutesi byagaragaye ko ngo yakoze amakosa. Sabe niwe wahamagaye Pst Mutesi. Diru zabayemo kugira ngo ahita amukoresha ikiganiro niko tutazi uko byagenze. Ariko nanone Sabe ugahita mwumva bwari bwo buryo bwo gutabara Mutesi kuko afite Simbi TV kandi Mutesi ari hashiye umunsi umwe ayivuyeho byari ngombwa ko abwira abakunzi be ko yagize iki ibyajemo byo gutabaza. Ntago ngende bubyite nko gushaka kubona amafaranga kwa Mutesi kuko Mutesi ararwaye. Cyo ni cyambere kuba yaratabaje uwamujyanaga kwa muganga yari yitabye Imana. Niyo twakiraho ngo amafaranga yashakiraga iki wenda umuntu yaguye muri Amerika wamwishyuriraga inzu yari yamaje kwitaba Imana. Wishyuraga amashuri y'abana yaramaje kwitaba Imana. Uwamuhahiraga reka nkoresha iryo jambo wamukoraga stock yaramaje kwitaba Imana. Ibindi rero byase aho ngaho ni ikibazo cyahise kibera ko yaravuze ngo umugabo wanjye yapfuye. Ese kwihangana uravugana n'umuntu bita Samu Gakire wo ku rugendo w'umunyamakuru. Ngira ngo nari mbonye nimero yawe ngize amahirwe yo kuyibona nagiraga ngo usabe nk'umunota umwe ngire ibyo nkubaza bitewe n'ibintu turi kumva mu binyamakuru bitandukanye. Izi nkuru zivugwa kuri nyakwigendera ngira ngo na Mutesi ujye uzibona cyane hano mu Rwanda. Ibyuko abanyamakuru bamwe bahakana bakavuga ko Pst Mutesi nta kintu na kimwe yigeze ahuriraho na Rusagara bira byose ari ukubeshya. Wowe ubivugaho iki? Uko ngira bo nibo babizi kubera ko ibyo nzigewe n'ibyo bavugaho sindabyumva. Ibyo wowe uzi cyangwa se ukuri ni ukuhe? Urenzo nzi ko Mutesi yakowe. Mutesi yarakowe n'umuryango wari ubizi ko ibyo bintu ari ukuri. Bese turabizi. Ubwo rero bamwe bavuga ko ndetse ngo batari yarinze yitaba Imana batari banahura. Ni bari bwahura ariko bari kuzahura. Iby'umwana se bagiye bavuga ko hari amafoto yajya agaragara mbere Mutesi kuko ndibuka ko twigeze dukora ibiganiro n'abantu batandukanye tuvuga kuri nyakwigendera ko akiri mu rukundo na Mutesi. Bamwe bakavuga ko banabonanye hari umwana banabyaranye ko hari amafoto yigeze agaragara Mutesi ateruye uwo mwana w'uruhinja arasaka. Yego ibyo ngibyo ndabyo nzi. Mutesi naramubonye twarabonanye yaraje mu Burundi turabonana ariko iby'umwana ntabyo nzi. Ndazi ko Mutesi atabyaranye na musazaki. Yego ngira ngo ayo n'amatiku y'abantu gusa bashaka kuvuga nabi. Uyu mwana se mwamubonye atwite? Urumva nyine ni bya bindi baba bavuga ku mbuga nkoranyambaga tuba dushaka kumenya amakuru y'ukuri cyangwa se nimba kuko ibyo bavuze n'icyo umuryango bivugaho. Mutesi yatwita abantu ntibabimenye abaye umunyeshuri yatwarinda ku ishuri. Urumva ko ibyo ntago bisobanutse neza cyane rwose ibyo bavuze. Ibyo barabeshya. Iyo uri kubona ibiganiro biri gukorwa kuri social media cyane cyane bikorwa kuri nyakwigendera cyangwa se kuri Pst Mutesi mu bifata ute nk'umuryango? Bifata nabi kubera ko barimo kuvuga ibyo batazi. Bari kuvuga ibyo batazi ntago mubifata nko gushinyagura? Nugushitukinyagurira nyine.
ntabwo mushaka kuba mufite ni nk'umuntu ariko aragukora mu gisebe. ntabwo mushaka kuba mufite gahunda nk'umuryango wo kuvuga ati abantu bamwe na bamwe ndetse ubu twanabajyana mu nkiko kubera ko biremewe kubajyana he kuba mwabakurikirana mukabarega ashwe ntabwo twabarega ntibagira ibyo bashaka ko nyakwigendera yamaze kwigendera bizatinda bihere bizarangira bizarangira gahunda yo kumuherekeza bimeze gute byo kabiri uhereye hejuru gahunda yo kumuherekeza umuherekeza none twebwe ko turi mu Burundi tudafite uburyo bwo kugerayo bamuherekeza gute abamuherekeza bazamuherekeza bari hari abagenzi inshuti ntabwo bari babamenyesha ari ryari cyangwa se uko bimeze numvise bavuga ngo itariki 6 hari andi makuru ariko numvishe ejo yuko ngo umugore mukuru yaba yaratwaye umurambo we none ko yawutwaye tubigenze gute ubwo nk'umuryango n'ubundi ntago biri mu bintu bishobora kuba nabyo byarababaje kumva yaramaze imyaka isaga 8 batabana ariko yabona yitahiye akaza gutwara umurambo byo ntago byaba ari ibintu bibi none ko byatubabaje tugere ku kisi byatubabaje twaracyetuye mwihangane cyane mukomere Imana ikomeze kubaba hafi yakoze cyane korode wa wundi waje avuga ngo ni ukuri Rusagara n'umugabo wa Mutesi niwe se amanuka avuga uti ni umugabo wawe gute ubwo uri indayi ubwo mwamwarasambanye uri indayi ayo magambo arayakoresha ababaza n'abantu benshi cyane ariko agumenya agaragaza ko atari umugore we nta byago yagize haza kuba ikindi kintu cyitwa ikiriyo yari yateguye hehe iwe pasakora aravuga uti icyo kiriyo uragisha ntago ari ikiriyo ariko wumvishe ko mu muryango we bemeza ko Mutesi ari umukazana wabo kubera iyihe mpamvu baramukoye baranamuhabwa baramusabye baramuhabwa baranamukwa rero bakoye iki ngira ngo abantu baraza kumva amajwi ya mushiki we twamuhamagaye yabihamije rero ni ukuvuga ngo ahangaha korode ari kuvuga ibi sinzi ikintu cyamumotivaga nyine kubivuga niho n'abandi bantu bose bageze ute bahise buririra baza bavuga nyine ibya Mutesi barabivuga n'ibyo by'abana biraza n'ibiki ariko byose ari iki ari igihuha cyokoze ko Mutesi nyine ari umusitari ntago ntiyiyumvishe ko yari gucecekwa n'ibitari umwana byavugwa banavuga ko Rusagara yaje rwihishwa bakanaryamana no mu Kiyovu ibyo nabyo babivuga rero kuba ari umusitari ntekereza nawe ko abizi ko buriraho ko Rusagara yaratari yaza mu Rwanda kubyuriraho mu gihe batangiye gukundana na Mutesi ni ukuvuga ngo bari abasheri bakundana nk'uko umuntu aba afite umusheri w'umudiaspora bavugana bapanga ibintu byinshi ariko batarahura yego abandi bati ntago yarakwiye kuvuga ko uwo muntu ari umugabo we mu gihe bari batarabonana ariko sinzi ikintu abantu bashobora kwita kubonana kuko nimba umuntu Rusagara yafasha abo mu muryango we bajya gusaba Mutesi uyu Mutesi baramukwa Mutesi ava mu Rwanda ajya kureba umuryango wa Rusagara twibukiranye neza abantu tubibutse ko Rusagara nta babyeyi yari afite yaba papa na mama bose baratashye mubyeyi umwe yari umukongomani ngire ngo undi ari umunyarwanda mvuga ngo yavukiye mu gihugu cy'i Burundi noneho baba mu Burundi umwe bafitemo umubyeyi wari umurundi ndabyibutse mushiki we yarabimbwiye harya Rusagara ntago yabaye muri korari yego urumva yavuye i Burundi aza mu Rwanda ava mu Rwanda bajya Kongo bava Kongo bagaruka mu Rwanda bava mu Rwanda bajya Uganda abariho buririra indege bagiye mu buryo bw'ubuhunzi urumva bagiye mu buryo bw'ubuhunzi
nicyo cyabajyanye muri Amerika. Yego nuko bagiye. Yego rero uyu munsi wa none kuba barabyuririyeho igitondo kimwe Pst Mutesi nanone tujye dukomora usyo dukome n'ingasire iyo ngeze aha simuhereze yarabyutse yifata sinza aho uwo mwana yamukuye pe yifata kugira ngo agatwiko nari kuvuga kugira ngo usobanure ko uwo mwana koko atari uwa Rusagara byari kukugora. Yahetse umwana aririmba indirimbo ya Rusagara, arongera ahindura umwambaro, arongera aravuga ngo mpaye icyo nasabye. Urumva aho ngaho ubwo nuko abantu batese bavuga bakicecekera, ubanza aragira ngo muri ibyo bihe wenda bamuvuge kuko twese twarabibonye stati tuzita tuzikuraho n'ubu nge nkibifite. Urumva nkibifite ariko tubaje amakuru dusanga nta mwana afite. ngira ngo indirimbo ya Rusagara yamenyekanye muri Oziyana ni urukundo rurihangana. Urukundo rurihangana ku bantu babayeho mu myaka ya kera tarabo ubu ngubu iyo ndirimbo baraza kuyibuka cyane. Urumva nko gufata uyu mwana ukamwereka ifoto ya Rusagara ukajya utungaho. Urumva ni gute wavuga ngo uyu mwana urumva byagucanga. Urabona ukuntu asa na Mutesi. Noneho rero aha byavanze abantu. Uyu mwana urabona ko bya bintu bimeze nk'ibyo yateguye. Akuyemo umwambaro yambara undi. Urumva rero uyu mwana urabona Mutesi ari umuntu rimwe na rimwe ukunda. Urumva iyi ndirimbo ayiririmbe Mbere yawe nuzuye amarira ngarutse gushima ngaho nikote. Urumva simbiza umwana uyu mwana urabona badasa. Urumva cyane ko ari n'umuntu ukunda guhisha ibyo cyane. Yego urumva rero hano yanamuhetse ni ibintu wahita uvuga utse uyu muntu nyine ibi bintu byose rero nibyo abantu bagize ute buririyeho bamaze kuririraho bituma bavuga ngo Pst Mutesi yagize ute yarabyaye. Urumva ariko icyo gihe nitwabivuze ubwo birajya kuri ya mafoto n'ubundi yagiye agaragara ari ku kibuga cy'indege. Yego bamwe bati asanze uyu munsi wa none ejo bundi yaranditse Pst Mutesi avuga ko abazaga kumusura bitacemewe yuko adahari. Mutesi ni umuhanga cyane ariko showbiz aranayikunda nawe ntazambeye. Urumva showbiz arayikunda kumara ukwezi atariho banza byagorana. Urumva atayiriwe kuko yahise posting utuntu yuko ari Belgique. Urumva rwose no mu modoka aganira n'umuntu uri hehe Belgique. Noneho natwe nkaho twagatekereje yavuye mu bukwe yahita yurira indege. Tugeze ku wa mbere urumva ku wa kabiri uwo muntu agera Belgique ariko ahita bipostinga nk'umuntu wagiye Belgique. Rero ni umuntu uzi social media uzi nuko bayikora. Ni umuntu uzi social media uzi nuko bayikora n'ibintu ategura. Ubundi uti sinzabakumbura namwe nimuzankumbure n'ibintu yakoze ahashize yabizana uyu munsi. We urumva twese turavuga yagiye hanze apostinga visa ibiki induru ziravuga. Rero ni umuntu uzi social media ariko nanone agiye yihangana ibyo yipostingira nibyo abantu benshi buririraho bakavuga. Ntekereza rero ko Pastor Claude we harimo ibindi harimo ibindi uko baraziranye barakoranye ngira ngo umwe yita umwe mushiki wundi akamwita musaza we uyaburiranye n'indege. Yego buranye n'indege bajya hari umuntu wari bagiye gushyingira. Yego bajya za Cameroon. Urumva baraziranye kugira ngo Mutesi agire icyizere Pastor Claude uwo muntu bari bagiye gushyingira Mutesi nawe amufata nk'umwana we. Urumva ni ukwizera amavuta ya Claude nawe arayemererega ntibakadushuke baremerana. Uku nguku ubona bameze nk'abahanganye ariko bejo bundi bizagenda neza. Rero abantu
nicyo kintu cyababereye urujijo. Claude yibanze kuva Rusagara yakwitaba Imana, Claude ntiyahwemye kugira icyo abavugaho. Urumva? Rero natwe ubwacu turavuga, ariko njyewe icyo navuze naramubwiye haje inkuru ko Mutesi yabyaranye na Rusagara. Ubundi ahantu yahereye kuko ninjye wayitangije ku Gasaro. Agasaro ari n'amajwi abantu bari kumva ataza kuba kugira ikibazo. Agasaro aramamagaye mvuye ku mwivuga butumwa ari ku cyumweru. Arambwira uti Gistar umuntu umaya makuru neza yizeye ko Pst Mutesi yabyaranye na Rusagara. Waje tukamena uwo muceri nkuko nyine dutegura inkuru twese abantu barabizi nta hatoya Mutezi ataza no kwiyumvisha ko Gasaro ari umugambanyi. Ko aramutse yarabyaranye nawe niko Gasaro twe twaganiriye ko yaba ari nabyiza ko rya jambo ryo bango si yari umugore we yaba ari nakuweho kuko iryo jambo rirababaje ni nirishinyaguzi. Yego. Ubwo noneho urumva ayo majwi mitanya recording uko twavuganaga na Gasaro kuko bigeze kuntambika mu mutego wo kwa Teugene barambwira ngo yabyaye ahantu. Urumva? Noneho ngiye mpita mfata ya majwi mvuganye na Gasaro nyahereza Pst Mutesi ndamubwira ni Pst iyi nkuru ko ngiye kuyikoraho ko wabyaye. Urumva? Kugira ngo hataza kugira ikindi kibazo bishobora kugira ute gura nayo nyeneye ukuri kwa nyako. Ese ko kwabyaranye na Rusagara mwajyaga muhurira Kenya? Araseka ubwo yari ari mu bukwe mbimwandikira. Ariko Rusagara yari yaritahiye. Yego nejo bundi nyine ari mu bukwe. Urumva? Nyine ayo namajwi ari kujyanza abantu bagahita bayahindurira byacitse. Noneho ndangije Pst Mutesi agaragaza ko aranseka araseka kuri chat arambwira uti ngo mpayo majwi niyumvire. Ndangije ndayamuha ya majwi. Mare kumuhereza ya majwi. Ntiyanshubije. Buracya nkuko Gasaro noneho Gasaro naye nanze guhita mviyo ngo uzabyumva narindi mwivuga butumwa ngo mite njyayo mubeshya ko ni hari ikibazo cyo gutega ariko twavuganye ko niyo byasasta njyayo. Urumva nyine yo hagaragaye amakuru nawe urabizi. Yego. Noneho kandi nta wundi wari kuyavuga kuko ninjye wari uri kuri kote ya Mutesi kuva Rusagara yagira ute yakwitaba Imana. Nta wundi wari kuyavuga. Ariko ntinya kubivuga ntarabona igisubizo cyande cya Pst Mutesi kuko nari nkeneye ko ambwiza ukuri. Ariko bibi by'ubusabura cyane ubundi njya ku Gasaro. Ngiye muri nge ndavuga uti nimba uyu mwana hari turabimenye. Utamvuga nti bivugwa ko Mutesi yabyanye na Rusagara bahuriraga Kenya. Ibyo ubwabyo maje kubivuga mpita mbona n'abandi bamanutse bavuga uti uwo mwana turabiza arahari. Rwema ahita amanuka aravuga uti njyewe mwana nawe akora ikiganiro avuga uti uwo mwana ngenda mwiyizi. Urumva? Noneho rero ya majwi ntituzi ukuntu yageze kuri kamarade ntituzi ukuntu yageze kwa Bigimana. Uri kumva rero Mutesi nimvuga akantu nakumve nawe ubanza agira uruhare mu kugira ngo ibintu bye bijye hanze. Gutubwo urumva ijwi ninjye uri muhaye. Gasaro ntago yari arimo ndi coding ninjye wari codinze. Sibyo ijwi ninjye uri muhaye ryageze kwa kamarade gute ko yakoze ikiganiro ari kina ryageze ahandi gute kibuga kiranyereye. Urumva? Rero no kuvuga ngo nawe nimvuga ibi bintu kuko ntago biba bishimishije kameme. Njye Samu wibuke ari igihe wungewe wowe ubwa wanyi telefone. Yego. Urambwira uti Juste ko hari umuntu uvuze ngo aje kuvuga ibintu byawe hano. Bimeze bite? Ndakubwira uti kubw'icyo kintu cyo yababeshya kuko nta hantu ndagikora no kuva navuka. Yego. Sibyo? Ariko buri yaba gihari nari kukubwira uti mpuza n'uwo muntu. Sibyo? Nimba Mutesi nari muhaye ntuza se turakora inkuru. Sibyo? Nkabwira uti ibi bintu ko hari umuntu utanze amakuru kandi kuko yarayahaye Gasaro kuko na voice uwo muntu ayahaye Gasaro avuga uti ngewe ndo mu muryango wa bugufiya ndi inshuti. Umugabo wanjye ni inshuti yari inshuti na Rusagara cyane kandi hari by'umugabo wanjye yagira gute baraganiraga nta kintu yamuhishaga bivugwa ko gutya na gutya.
njye rero ijwi ryanjye rigiye hanze nta bishobora kunsenyera kandi n'ibintu byumvikana, ariko ndi kubabazwa n'abantu bari kuvuga ngo Pst Mutesi si umugore wa Rusagara kandi bajyaga banahura. Aho rero uri kumva ntabwo nawe kupfa guhita mvuga icyo kintu njye ntaribariza Pst Mutesi. Njye nafashe ibyo navuganye na Gasa ngayibaze Gasa ari yabanyohereje nk'iryo jwi akambwira uti umva uwo muceri, urumva noneho nanjye ryajwe nkahita ndereza Mutesi uti umva, ubwo so umuntu nitwa tumusenyeye cyane, sibyo? Rero nanone ibintu nibiba gutyo bijye bizamo ibintu byo kuba byo kushyiramo n'ubunyangamugayo, kuko urumva njyewe nta kintu nifuzaga ko gishobora kumwandarika hanze, urumva kuko kubyara ntago ari ikibazo, ariko ushobora no kuvuga ngo ushobora kubika ubuzima bwawe hariya, yego, ariko uri kumva nko ku muntu uri bubyo wabyumva ahita yumva uti Gasaro niki wenda yanga Mutesi ni umugambanyi kandi arengana, yego. Rero uri kumva ahantu inkuru ziba zarahereye, nicyo nari ndimo mbwira abantu, ari igihe n'ubuzima bwacu nk'iyo tuba kuri iyi mihanda, kuko nk'ubu ngewe ndwaye mpita mbipostinga, kugira impamvu bipostinga ni iki, nkuko bya bintu nakoze akazi niho honyine mfite umuntu ushaka kuza kumpa ayisukari, kandi koko iyo babimenye nshobora no kuguhamagara uti Samu ndarwaye nyamaze ndimo ndashira amakuka, ukabura hageze, kuko ku rugendo online ntago nshaka kuburaho umuntu n'uyu n'umwe ushobora kumva ko ni ku muryango tuba twaragize umuryango, inshuti n'abavandimwe n'abantu bagira. Rero navuga ndi Mutesi nawe yagize uruhare mu kugira ngo ibintu bye bigire icyo bita umuvuduko. Yego, ngira ngo nubwo ibyo byose bimeze gutya, ariko mu byo twaganiriye ngira na mushiki we mu byo yahamije nk'umuryango yavuze ko Mutesi yagiye i Burundi gusura umuryango. Yego. Ikindi ko musaza we yaratari yagera, bari batarabonana, bari batarahura. Rero ubwo uri kumva umuntu mutahuye ntimwabyarana. Yego, icyo ni ikintu cyumvikana, icy'umwana cyo babyumve ko nta mwana uhari wa Rusagara. Yego, kankoresheje ijambo Samu, ubwo abaye anahari yaba atari uwa Rusagara. Ariko mu muryango barabihamije ko nta mwana Mutesi afitanye na Rusagara, ko ntibigeze banahura, ubwo bari buhure haburagaho igihe gitoya cyane yahise yitaba Imana. Yego, mu kwitaba Imana ngira ngo nabonye ni nabyo, ariko arabyemerewe kuko n'isheri we yamukundaga, nawe yatangije ikiriyo n'inshuti n'abavandimwe. Ikindi biravugwa ko ngo umurambo wa Rusagara wibwe n'umugore mukuru. Ejo twakoze ikiganiro turabahamagara, baduhereza amakuru yose uko byagenze, ko tekereza ko nk'abana ba Rusagara ngo imyaka 20 ishize nta n'umwe wavugana na bashiki ba Rusagara, cyane ko harimo n'abana babiri ba Rusagara bafunze, ngo kandi bose ari mama wabo wagiye ubafungisha. Bazira iki? Bazira amaherere nyine. Ni ukuvuga ngo rero igihari ni iki, ni uko ibyo bintu byose biba biri kuvugwa. Muraho uravugana n'umuntu bita Samu Gakire, ni umunyamakuru ku rugendo. Mukomeze kwihangana kubura umuvandimwe. Murakoze cyane. Ngiriwe amahirwe, ngira amahirwe yo kuvugana nawe. Hari inkuru ziri kunyura ku bitangazamakuru bya hano mu Rwanda bigiye bitandukanye, zivuga kuri nyakwigendera, zivuga ko umugore we mukuru yaba yaratwaye umurambo mutanafite n'uburyo bwo kuzaherekeza umuvandimwe wanyu. Ese ni ukuri? Reka kwanza ndangiza hano hanyuma ndaza kukuhamagara. Sawa, urakoze. Okay. Uyu ni umuvandimwe we, ni murumuna we. Yego. Yego. Rero uyu munsi wa none icyo twavuga Samu ni iki twaganiriza abantu aka kanya.
ni ukubabwira yuko uyu mubyeyi njye nakwita umubyeyi kuko yabyaranye na Rusagara abana 5 nanone dukuyemo ko ayo makuru twumvishe sinzi uko mu kinyarwanda babita bashiki b'umugabo we amakuru bavuze ko yabahemukiye ko yabimye ko igipapuro cyo kugira ngo babe babona visa ku imyaka 8 yari ishize batabana ariko umuntu yapfaga atayihutira ku utwara umurambo banavuganye ko uyu murumuna we ari mwajyayo wenda ari bubikwibwirire neza sinibaza impamvu uvuga ngo uyu murumuna we yaba muri uyu murumuna waba muri Canada ubwo nawe byabaye ngombwa ko ajya muri urumva acyumva ko habayeho ibyago urumva Rusagara yabaga muri leta imwe n'umugore aba mu yindi umwe yabaga Texas undi aba Arizona noneho uri kumva guhita umuntu apfa hari kumujyana muri morgue n'ubundi yaba aho Rusagara yabaga hari morgue naho n'ubundi aho bamujyanye aho umugore yasa amujyanaho ni morgue nkaho uyu mubyeyi yategereje umuryango urumva ariko umuntu mwabyaranye abagufiteho uburenganzira abagufiteho uburenganzira ariko banze cyumve ariko nanone mukuru wawe tuvuge n'urugero sa tujye duha ibintu njyewe ndapfuye nanze kugutangaho urugero njyewe ndapfuye nari naratandukanye n'umugore sibyo wenda nabaga beretwari mfite mukuru wanjye uri cyangugu sibyo yego umugore twaratandukanye byemewe n'amategeko n'abana yarabanyimye urumva ntugerageje kuza kunsura ajya gereza urumva noneho ndapfuye nimpfa ninde muntu ko nguye mu bitaro ntaguye kugasa ninde muntu wemerewe kuza gukavaringa uwo murambo umuvandimwe ni umuvandimwe uri kubyumva cyangwa umubyeyi abaye ariho nuvuga ngo agomba guhita aza gukavaringa iki uwo muryango uwo wundi yaba afite umutima agomba kuzana abana bakaza gushyingura papa wabo noneho nta nubwo ari ibintu byari byabaye ngo wenda umuntu yabuze umukurikirana Rusagara afite akazi muri kampani imwe yagombaga iyo kampani yari iri kwenterevona muri ibyo bintu ko yari ibuze umukozi rero urumva guhita mufata yari yavuganye n'umuryango abantu bakurikiranye ikiganiro barabyumva wenda nawe ari bubikubwire abantu babuze umuntu we muvuganye n'umuryango hari abatangiye kwitegura kuza kureba umubiri noneho wese ukoresha imbaraga ki wese umutwara ntiwanavugira mu rubuga ko uwo muntu yagize ute wamutwaye bo rero base babishyize muri ntuza kuvuga uti yagira ngo tutamenya icyo yazize kabiri yagira ngo yihundagazeho imitungo ya Rusagara ariko ahangaha wenda ho nakozoramo akantu gatoya kuko ibintu hariya hanze biba bimeze gutya biba biri ku murongo n'amanyanga natwe mu Rwanda biba biri ku murongo mpfuye naraguze umurima nimba wanditse kuri madamu umushiki wanjye azaza kubaza iki se tujya kubigana na madamu yari ahari nimba mbyanditse ku mwana wanjye data araza kubaza iki njya kubimwandikaho ko atari we nabyanditseho ibihugu byose ibintu biba bimeze gutya ntekereza ko njye atari uko bakabitekereje ahubwo nekereza ko uyu mubyeyi njye ntabwo nakwinjira mu by'imiryango ariko nabyo ubwabyo wenda n'ubwo bijyanye mu buryo butagize erega urumva umuntu nimba ari kuvuga uti imyaka 20 ishize tutabana yanyitwayeho gutya nkuko ashobora kumwita uti ni umuhemu uwo nawe ashobora kuvuga uti uyu musaza wanjye arafite bashiki be babihemu sibyo kanihute rero mu rwego rwo kugira ngo ukingure umutware wanjye wasanga afite n'igihuha ko kugira ngo batane banamuroze urumva nyine buri bantu bose nyine baba bafite ibintu bibatera twese twubaka dushaka kubaka ariko hari intandaro icyo bita intandaro nta makuru y'icyo yazize wari wamenya aya makuru y'icyo yazize njye nayavuga nkanjye uko mbitekereza kuko ntushobora kumbwira ngo umuntu yavuganaga na Pst Mutesi mu gitondo indi nkuru ikabaho ko uwo muntu yapfuye
iyo twizera ko Imana ishoboye byose. Ariko nanone ku bantu bazi ko uburozi bubaho, aho umuntu ahita avuga uti iri ngiri ryaba ari ihembe batumye uyu muntu. Ariko Mutesi yavuze ko Rusagara yagiraga ikibazo cy'umutima, kandi cyatera umutima cyaba n'aka kanya. Umuntu urwaye umutima ngo ashobora kumva n'ikintu gituritse, yarangiza agahita agwa aho ngaho. Umuntu urwaye umutima ngo ashobora guhura na stress ya nyayo, umutima we ugahita uhagarara. Urumva rero ibyo nanone kubwa byaragiraga ikibazo cy'umutima, ibyo nabyo twabishingiraho tukavuga uti nk'uko abaganga wenda turabona ntuzo kwa muganga, ariko Mutesi yaravuze, nshingiye ku cyo Mutesi yavuze ko ari umutima, nicyo nahamye. Yego, ngira ngo turi kugana ku musozo, ariko nanone turaza kuhamagara abavandimwe be, harimo mushiki we, harimo ndetse n'uyu murumuna we tubwiye ko ashaka kuba atwaye wenda agiye guparika kugira ngo atuvugishe. Juste wowe dusoreze kuri iki kintu, wowe nk'umuntu umaze igihe kuri iyi mihanda ya YouTube, ibyo ari byose umaze kugira experience, kuko ntabwo ari bwo ukiyizaho. Abantu benshi bakunda kuvuga ko mwebwe cyane cyane abakozi b'Imana mukunda gushinyagura cyane cyane bagenzi bawe bari mu byago. Ibyo bakabivugira duhereye kuri nyakwigendera Pst Theogene byabaye, tukaza no kuri Rusagara Mutesi nawe ugahita ubona ko bamwe mu bantu batamworoheye harimo abapasteri, abavugabutumwa, abahanuzi. Kubera iki ibi bintu rero kankureho urujijo n'ikinyoma. Umuntu wese watatse Mutesi afite aho bahuriye mu bintu bitari byiza, nawe asa nk'umubera igihanda. Ukubona aba papa bitangaza bamuvuga nawe baba bari kumwishyura. Urumva? Ukubona ntago natinya kubivuga hano kuri iyi mihanda, uretse njye utaragirana n'abantu bose ibibazo, ariko abantu benshi bafitanye ibibazo. Urumva? Nk'ubu ugasanga ari nk'umuntu waganiriye na Vitali, aramubwira uti Mutesi yanga impemburo byo gupfa, kandi amubeshyera. Uri kumva wagira ngo hari n'abantu bashinzwe kubiba mu rwango ku bandi. Urumva? Umva Vitali we nagira hagera azajya avuga uti Mutesi arambangamira. Nuvuga ngo ari igihe cyageze za saga za Pastor Claude na Pabitangaza. Izo saga ntekereza ko Pastor Mutesi yaziteyeho comment. Rero igihe cye kigeze nawe ahubwo bahita bifatanya. Barifatanya Pabitangaza na Pastor Claude. Ariko by'ukuri abantu badukurikira nabo bo bahita babibona nko kugwa, kandi ku buryo kuko aba ari ukugwa. Ariko ntekereza ko nko ku cya Pastor Theogene nyakwigendera ho abantu benshi bakozeho byabaye ubutamenya no kudasobanukirwa. Ntago nabyita nko kushinyagura, ariko ahangaha nka Pastor Claude, urumva, na papa Bitangaza hagaragayemo gushinyagura. Nyine impamvu hagaragayemo gushinyagura by'ukuri wenda da buri ikintu cya Pastor Theogene nyakwigendera nimba kitatwigishije, ntago wakongera gukora ikosa bwa kabiri, sibyo? Yego. Kuza kuvuga ku wapfuye twamaje kubona ko atari byiza. Tekereza ko n'umuntu aba ari imideni ataza ngo arekarame, ariko kujya guhishura abagore babanaga, abo yateretaga, ibyo nibyo Claude yahise ajyamo. Yabyayaha bimeze gutya. Ibyo bintu rero ntago tuba turi kuramira umuntu wagize ibyago. Twembere ko umuntu ajya acika intege. Nubwo tutazi ko Pastor Mutesi wasanga ibimubayeho umugabo wa mbere wa kabiri n'uyu wa gatatu agapfa, wasanga utekereza ko ari nk'ishuri ry'Imana ibi bintu mu myaka iri imbere bitarimo ubuhamya bukomeye cyane, si birimo ubuhamya. None se dushaka kuvuga gutya tumwita ikirara, kankoresha iryo jambo, ariko atari uburara, ahubwo ari ikintu Imana iri kumuteguramo ejo hazaza gikomeye twe tutanazi. Ahazajya hagarara wenda abwira abantu ko akiriho ibyiringiro bitewe n'iki Imana izakora imbere ahangaha. Noneho twebwe nkaho twakabirebeye muri iyo shusho
kuko ubyutse mu gitondo ukabona Gasuku yavuze bamushima muri komenti kuko ikiri ngewe ikiri Pastor Claude na Yongwe kabandi mbihore kanere kujya mu mazina y'abagore y'abandi babyeyi turi abantu bigorana kubona komenti nziza mu biganiro twakoze biragorana uziteguye ubu ngubu nagukozeho ikiganiro ntabwo nakigukozeho ntabwo wari uhari mu isomwa ry'urubanza rya Nibishaka Tojene ariko komenti nabonye baratondekaga ngo yego nuvuga ngo rero biba bishatse kuvuga iki Sambu buriya tutabeshye ziriya komenti 60 cyangwa 100 ushobora kuzikuramo igisobanuro n'inyigisho ariko kuko utamenya uburozi bubaho hano buracyukongera urumva bugacyukongera ariko ni igihe cyo kubikosora ni igihe cyo kubikosora ku buryo umuntu ukubonye gusa nanone abantu batwihanganire nabo bakunda amatiku bakunda byacitse pe nose ko mugani mubwiriza ntibabirebe urumva bakunda byacitse kandi ibyo byacitse natwe niho dukuramo guhamagarwa n'abanyamakuru ko nge ntago ndi umunyamakuru abantu babimenye neza nge naza nkicara aha nkatanga igitekerezo uko mbyumva nk'uko nawe nkurikirana wabitanga uko byumva ariko ukoze ikintu kikazaho views 100 ntago umunyamakuru yazakungira kugira ute kuguhamagara ntago yagukumbura rero niyo mpamvu namwe nyine murabizi aho hantu niho rega byose biva ariko by'ukuri nk'abashumba ikibazo warumbajije natwe twahemukiye benshi pe twakomerekeje imitima ya benshi turanayisenya ariko rimwe hari abayisenya mu kutamenya nje nabihamye kuko hari abayisenya mu kutamenya kuko ntushobora kumbwira ngo Claude yica akamenya ko Mutesi adasinzire ku nkuru yamukozeho ntago yakongera ariko kuko abizi neza ko wenda atarebwaga n'ibihumbi 2 mu nkuru amukozeho none urumva ibyo umuntu yavugaga mbere ataragera YouTube uyu munsi wa none dufite channel nabyo ni danje ni ukuzihigira ibiganiro urumva rero ntekereza ko ibyo byose urumva ari Claude yahise agira ngo ikaze ariyo ngo agira the vibe urumva hazaho noneho ibintu byo kuvuga ngo tugiye guhigira ibiganiro by'amacano dukoreraho yego rero ariko nge narabikemuye nge narabikemuye gute nta bantu bakintunga kamera 5 oya birantaga ubwo nimba ari urugendo n'urugendo ngende ndyambe nimba ari umugisha ushobora kuzahava uzahava nutanahava kuko ari naje kubikuramo isomereka tekereza ko nk'ubu ushobora gukora iki kiganiro umuntu akaba yavuga uti jista akozemo ikosa ryanamuhana wewe ukagikuraho tekereza byagiye hari n'amacano noneho hari yasigaye aterwa ubutanazi usanga kamera reshe 3 hari buhabwe footage 7 kamera zafashe neshe 3 footage zirahabwa kamera 7 zindi zo ku ruhande jisengera ngo ni nabyiza yo nagukoresheje cyangwa nkuko tuba turi kumwe we icyo ngukundira ujya wemera ko yakosheje ugaca bugufi ugasaba imbabazi abantu ariko na hari n'abantu baba bashaka kugukosora direct ugakora nk'ikiganiro umuntu akabwira ati hari ntago ari ukwiye kuvuga kuriya ibyo babikora iyo ari uko yabonyeho nimero ya telefone yawe hejuru ariko wanayivuze biba byiza cyane nimero yanjye ya telefone ni 0782 227 137. Uri mu biki